Yesu ashimwe, reka mbifurize ikaze mu mwanya w'ijambo rivura. Njye nitwa Tuyishimire Risa, ni njye tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya mbere, umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Twumve icyo Imana ivuganamo natwe. Reka dusome. Nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi. Umurongo wa 7, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Ijambo rero riratubwiye ngo nicyo gituma twishima ahari nubwo dukwiriye kumara igihe tubabazwa, igihe gito. Bibiliya ntabwo ivuze ngo igihe ni kirekire cyo kubabazwa, ahubwo iravuze ngo igihe cyo kubabazwa ni gito, ariko icyo gihe dukwiye kukimara. Rero ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe unyura mu bintu runaka, ariko Bibiliya iratubwiye ngo ibyo ni iby'igihe gito. Ibi byabaye kuri Yesu ubwo yaravuye mu masengesho y'iminsi 40 atarya atanywa. Ndatangara cyane kubera yuko umushyitsi wa mbere yagize ni Satani. Satani anyura mu nzoka, nuko iyo nzoka iraza igerageza Yesu pe, ariko yasanze Yesu afite ibyanditswe byera. Nubwo yagiye amwereka iby'isi itanga bishashagirana, yaba ibyerekeye ibiryo, yaba ibyerekeye ubuyobozi n'ubwami, ariko Yesu yabashije kumuneshisha ijambo ry'Imana. Ubundi Satani aragenda kandi atsinzwe, ijambo ryaravuze ngo yamuteze ikindi gihe. Urumva rero ibitugerageza byo iyo bije ubu bigasanga duhagaze neza, muri icyo gihe turanesha. Imana ishimwe cyane. Mbese nkawe mukristo, mu gihe nk'iki ngiki ufite ibyanditswe mu mutima wawe bingana iki? Kuko buri jambo uzi niryo ugenderamo, niryo wumva ubayemo ubuzima bwaryo, ntabwo ari ryo uzi ku munwa gusa, kumenya mu mutwe ngo iri jambo ryanditse muri Petero ibice 6. Ibyo ntabwo bihagije, ahubwo ikirutaho kuba cyiza ni ukumenya ngo iryo jambo riranyobora, ndibayemo, ryampaye ubuzima. Imana ishimwe cyane. Rero natwe hari ibitugerageza byinshi, ariko Satani muri kwa kudacika intege kwe bikaba bimuha kutugerageza, twaba turi abana, twaba turi urubyiruko, twaba tumaze kubaka ingo, ndetse no mu busaza bwacu, cyangwa se no mu bazaba abakecuru. Imana rero aho hose ibivuga iti abantu banjye ndabizeye ko bakomeye rwose, ko babasha guhamya. Niba koko twarizeye Imana by'ukuri, tubasha kugumya guhagarara tugahamya. Niyo mpamvu rero ibitugerageza byo ntabwo bizabura kuza, ariko ikigero bizasanga turiho cyo kwizera nicyo Imana ishaka ko gikura, tukaba turi ku kigero gishyitse, tudateraganwa n'imiyaga n'imiraba byo muri uru rugendo turimo. Haleluya. Niyo mpamvu ku murongo wa 7 havuze ngo kugira ngo kwizera kwacu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Imana idufashe cyane. Buriya izahabu kugira ngo igire agaciro inyuzwa mu muriro, ikageragereshwa umuriro, nibwo ubwiza bwayo bubasha kuboneka cyane. Niyo mpamvu natwe rero hari ibyo tunyuramo bigoye, biruhije, kubera ko muri iyi si niko ibihe bigenda bisimburana ku buzima bw'umuntu, ariko hamwe no guhagarara tugashikama tukizera Imana mu byo twanyuramo byose, kuko iba iri kutugerageza atari uko itwanze, ahubwo igira ngo kwizera kwacu gukure.
abigishwa bigeze babwira Yesu bati noneho umwami Yesu twongerere kwizera. Imana ishimwe cyane. Na Yesu yaravuze ati se umwana w'umuntu nagaruka mu isi azasanga kwizera kukiri mu isi? Nicyo kibazo yagize cyane, ariko Yesu kuko yaduhaye imbaraga z'umwuka wera tuzabasha guhagarara dutsinde tuneshe ibitugerageza. Ndagushimiye rero wowe wari ukurikiye iri jambo ry'Imana ryadusubizagamo ibyiringiro kugira ngo nubwo twageragezwa, nubwo twamara igihe runaka tugeragezwa ntiduteshwe. Musore, mukobwa, wowe wubatse, wowe ushaje, wowe mwana ukiri muto, kuko ijambo riravuga ngo toza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Twese rero kugeragezwa bijya bitugeraho, ariko Imana iradukeneye kugira ngo twuzure imbaraga rwose zo guhamya no gushikama, kugira ngo Imana itwirate. Imana yigeze yakirata umuntu wayo, yirata Yobu imbere ya Satani, iramubwira iti wabonye Yobu uburyo ankiranukira? Kandi byaje kuba byiza rwose. Rero dukomeze twizere, tugume mu byo twamenye, tureke kugenda uko twishakiye, ahubwo tugende uko umwuka w'Imana uri muri twebwe adutegeka kugenda. Ndabashimiye cyane, reka dusenge. Data twese turagushimiye, ijambo ryawe riratubwiye ngo nubwo dukwiye kumara igihe gito tugeragezwa n'ibitugerageza byinshi birahari rwose muri iyi si, ariko ntabwo dukwiye kuvaho. Ni ukugira ngo utugerageze kugira ngo tumere nk'izahabu inyujijwe mu muriro ikavamo igize agaciro kenshi. Ngira ngo Uwiteka rero uturengere kandi utugirire neza, uduhe imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kutujyana. Muri iyi si huzuye ibyadukura mu buntu bwawe, ariko ndasengera umuntu wese wumvira ijambo kugira ngo uko rimusanze ntabe ariko rimusiga, ahubwo ribashe gukora icyo ritumye mu mutima we. Utugirire neza, imbaraga zibane natwe iminsi yose muri iyi si, tukubone, tukumenye, duhindurwe duse nawe iminsi yose. Urakoze kuri kumwe natwe muri byose, urinde imiryango yacu, urinde igihugu cyacu, twebwe twese uduha agakiza kawe kuko ubuntu bwawe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.